turashaka kuburira abatuye isi ngo bitegure kugaruka kwa Yesu bitondera amayoberane y'ubugome bwa Kristo. ntabwo gahunda zihagaze ahubwo abashyitsi baje batari burare kereka niba bitegekwa n'umwuka akabafata akabahambira ntibagende. hanyuma rero dutekereza ngo twebwe turi hano dushatse twanabara nta mategeko duhana, ariko kubera ko ibintu bafite tubikeneye cyane turavuga ngo nibaza turabaha umwanya igihe cyose bazira. ndatekereza ko namwe bakwiye neza ntacyo bibatwaye. amen. turagira ngo rero tubanze tubasabe bahaguruke, hanyuma baze tubakire banabibwire, hanyuma bamenya bari kumwe n'umupasiteri. reka tumumwanya ababwire, nitumara kubamenya turaza kubaha umwanya na gahunda yose bari imbere yacu. Amen. Njyewe nitwa Munyanziza Perezida Celestine, ni umupasitori ni hariya i Remera kuri paruwasi, wanuye i Kanombe mu Musanze. Mfite umudamu n'abana batatu n'umwuzukuru. Yesu abakoresha. Rero ndumva amaze kuba umusangwa hano kuko ndumva mperuka hano vuba cyane, hari abantu bakinyibuka ngira ngo benshi. Ubwo rero ni umusangwa muri paruwasi. Amazina yanjye nitwa Kirara Wiliberi, nkaba ndi umukristo w'i Nyarugenge kuri paruwasi mu mujyi wa Kigali. Ntabwo naje jyenyine, rero nazanye n'umufasha. Reka nabo bibwire. ikintu kitugereza ni ukuvuga Kristo wabaga. Bene data banje ushize nabasha kubona kandi afite itorero rindi, ariko ubundi turagendana aho dukora iterane hose hafi na kure. Kwitegura kugaruka kwa Yesu bitondera amayoberane y'ubugome bwa Kristo. Subiremo. Mbese umugambi wacu, intego yacu turashaka kuburira abatuye isi. Urumva ko turarenga tukagenda tukagera ku batuye isi aho Imana izamushobora ngo bitegure kugaruka kwa Yesu bitondera amayoberane y'ubugome bwa Kristo. Bakubwira ko guhera ku ndirimbo ya 222 ivuga ko umwami ageze ku irembo wabambwe ku musaraba. Mubwira ati niyo twasaza arabifite, naragira ati aho gira hino usoje. Tugiye gusoma mu bantu baje batumye anasaza iki.
rwanda rwa kabiri rwandikiwe abitesalonike nyabuka nawe barebe ariko nasaba undi muntu none ufite bibiliya y'iki gihe kubaha itayakuha cyane nk'izo nyine ufite igira hino nawe handitse ngo kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurirwa k'umugome. Kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurirwa k'umugome. Kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurirwa k'umugome. Niko nawe nanditse kwanditse aho yabahakanye wese handitse Munyange handitse ngo kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa kwa Antikristo. wewe handitse kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa kwa Kristo none uriya handitse kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa k'umugome. Mbese Antikristo n'umugome ni kimwe? aho baramusobanura mura wenda musome ku gifuniko cya bibiliya zacu rero wagira neza ngo bibiliya ijambo ry'Imana hari uwayifite iyi muri kwanditse ntabwo handitse bibiliya yacu ijambo ry'Imana wibintu bino nawe ufite ariko abacunga bazavugaho udubenge wese ntuzitegereze ibyo none kuriya ibibazo mwawe mugisha hari amaso rero uzagere umurongo wa mbere ubundi cyo kugira muri 13 muri cyo babwira amagambo yanditseho handitse ngo turabinginga bene data kuko muzaza ku mwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranira ubwoko bwacu kugira ngo tudatambuka ubwoko bakamuteze cyangwa tuzahagarika imitima mutekereza ko Yesu umwami wacu amaze kuza umwami wacu amaze gusohoka ntihakagire umuntu wose uburyo bwose uko umuntu utazaza kujya kuri buri mwana kutabasha kubaho kandi ujya kujya ku bataragishorwa ariwe kubisha kugira hejuru y'Imana cyose n'ikintu cyose dusenga kugira ngo azerekane mu rusengero rw'Imana ngo ariko ntazayoborwa keretse umubuza akuweho ariko wemerere ubumwe bwe n'ubu yatangiye gukora kuko abantu benshi batemeye kuko kuri bo bakizwe nicyo gituma Imana izabohereza umufuka y'ubukomeye cyane bagahita bizera ibinyoma ukabona bizabacira mu iteka ariko ntabwo dushobora kuba Imana eshatu yewe ubitunza byo bigize nabi Imana ni Imana iri mu butatu ntabwo ari Imana eshatu kuki Imana iri mu butatu ni Imana yigeze umwana w'umuntu inshuro eshatu ibyo butandukanye nigeze babwira ubwa mbere yigeze akamutera n'Imana ufite bakayibona bakamuhobanya nayo bakamubera nayo akomeza kumwe niyo yibwiraga ariwe hari kubwiriza Imana yibwira ko nta kintu Imana yakora kuba nyamara Imana yari ihagije kudakorwa yari ifite nawe ikagira na umwuka wera mu maboko yayo iyi rero ikayikora Imana yawe sinari Imana ariko ndabikeka irabaza Imana iti kuki wari kumutangirira inama nanone nkabona ko Imana yamubwiye ngo ntibyakureba abahanga barandika impamvu yaranditse kuko Rusuferi yari umuririmbyi ngo yavanye intebe kuri korali ngo yibaza ku nimba Imana yicaye yabati cyane mpamare nawe utajya kubona ibintu utambanije ndabiduha
kujyana nawe. Satani rero akakabura kuri we. Imana iri kure usanga yiyandikije yambaye icoco. Imana ni ikintu cy'iki ujya gushimira umwami Yesu. N'uwo warakoze akoze ibihanga akagira ngo nawe Imana ntigira iki. Yaba wigira ibyo ukuvuga byose. Iyo wigira neza ako kanya ushyiraho ababwiye urugo rukomeye rwitwa inkoko izenguruka yakuwe. Ishyiraho umugambi w'igitangaza kuri guteruka. Ubu ndahasigaye umuntu adashobora kongera gusubira kureba ibintu byende ngo Satani ahita areka wakura uwo muri Imana wanditse aravuga ati ngwino ngwino uri n'agashyiraho wanyura muri urwo runaka nzakubabaza Imana ibabarira kugeza uzicuza cyangwa igitangije inama yari kuremera ibinezeza ikunezeza nawe uyinezeza